Maya, ariko nashaka kubaza kare unyuma umwanya. Ntabwo ibibazo byawe. Ntabwo ari ibibazo byanjye ahubwo nsigaye mbona ko kugufatirana ari cyo kintu kigezweho. Aho nkuboneye byaba mu muhanda yaba mu rusengero nkakubwira icyo nshaka kubwira ko. Go ahead, continue. Ese ubundi uzica ku basore, wanga abasore, umuhungu wese ushatse kuvugisha, ushatse gutereta umutera utwatsi, uzabikora kugeza ryari? Ubundi ubona utamaze kugira igihe cyo kuba washakwa? Ufite gahunda ki ubundi? Bose numva bisekera. Impamvu iri kubitera ndabizi. Ubwo Diego rero yakurogeye. Fatiraho mbonye. Reka ngusubize. Ugenda ubwira Diego ngo ntari type yanjye, ntazigira n'aba type yanjye. Kuko ndabizi niwe wagatera watumye uza kumbaza ibyo bibazo byose. Sibyo ashaka kumva ndagusubije. Hanyuma se type yawe ninde type yawe ntumenye? Ushaka kumenya n'iki se? Igihe kigero uzamumenye. Ariko urabizi kuri inshingano zanjye. Mfite rero no kumenya. Inshingano zo n'umuntu umugabo wanjye se? Mfite kumenya umuntu uri kumwe na mushiki wanjye, uwo ari we, ibyo akora, ubuzima bwe bwa buri munsi. Yaba mwiza, yaba mubi, kandi njye uzabana nawe. What is your problem? Ariko urabizi ko bigenze nabi ari njye bizagaruka. So mfite kukumenya nkaguhitiramo ahantu hakwiye. Type yanjye irahaye igihe nikigera nzamukwereka. Kumva ngo Diego ngo ni inshuti yawe ngo muraziranye mama ntari type yanjye nta nubwo azigera aba type yanjye niyo byamunzuze cyangwa mu bundi buzima. Ndana kunda umuntu wesha nishiki bagari bishimye. Maya, ubundi uzakura ryari umenye ko urukundo atari indeshyo, atari uko umuntu asa, urukundo rudashingira kuri byose uvuga ngo amatype Continue. Oga. Mba nkubwiye ndi seriye ntabwo nshaka gutokinga. Nanjye ntabwo ndi muri joke. Ndakubaza, wowe gatatu umukobwa unanutse. Why can't you listen to me at once? Basi byibuze. Nkubwira ibintu bizima bigukwiye nka mushiki wanjye. Nifuza ko azagira urugo ruzima, rurimo amahoro, akubaka, akabyara, nkanezezwa no kubona wishimye. Umara mubwire. Ukuzi ko nawe iyo ugiye gutereta utoranya. Ushatse kuvuga iki? Nyine ndatoranya, okay. Ngo ntiwatereta ngo abakobwa ngo babyibushye ngo bakuvuna kubaterura. Nanjye sinatetswa n'abahungu bagufi. Bamvuna kubahobera. Siko yagize isoni. Isoni. Jose ni uko ari ubwa mbere nageze kundora tuyanoheza. Uzi kujya mu rugo ari ubwa mbere ukaba kumara kwakira. Ntabwo bari ngombwa se. Ntabwo ari ibintu tugeze dutegura nuko nanyuze hano hafi. Niba kwambwiye kuba mu bintu bishite ndaguhamagara nkumira. Munyuze hano ntabwo nkusubira hano se umuntu usaba. Ko yini wahageze? Ndagira nzaza ikindi gihe twabiteguye twayipanze. Mbere ko bishaka. So hano mbana mufata nka sister wanjye ariko n'inshuti yanjye ntabwo niba nta kibazo namubwira akazi ko gusoza. Arahise? None ibusijwe ry'umugabo ugahise ahunga. Ya. Muhamagaye nta kibazo. Divine? Oui?
ngwino usuzuma. Kugiye se? Meze neza. Banyita Mike. Okay. Ariwa muzindutse karibu. Sawa? Karibu rero musaza. Kumana karishaye ko. Nje giseke. Nje giseke. Bayishaye. Yego. Ese kafite yimwemera kuba shaye. Ko mbonye atari mike mu isura kunagaragara. Afite shaye nyine rishaye nk'umwana w'imyaka 17 18. Aracyari muto wenda ni munsi yayo. Ntabwo sorry. Ko ntabwo nabyemera. Okay. Okay. Iki gisekeje. Ntacyo. Rero. Waretse tukibwira. Mbega nkubona mu kazi kuri mu kazi, ubona ko nkunda akazi ariko naye mbona uzandusha kuko akunda. Deni tukibwira nabishije tu. Nisundi ko mbona bawifunze ukuntu ndashaka kuvuga. Oya ariko nifuga mu kazi. Sinzona ko ntera brag. Sindi kuganira. Biragoye. Ndatuma ndirimba. Iki nta kibazo twibwira. Twibwira ne dushobora kumenya nyine byimbitse by'imbere. Tangira nyibwira. Okay. Sibye kuba ari Mike mbona mu kazi. Mike. Ukunda akazi. Uri seriye cyane mu byo akora. Ni ikihe kindi kintu umuntu atakuziho kandi wiyizi. Okay, hobby zanjye nkunda guteka, nkunda siporo, nkunda kumva muzike, utuntu tw'abakobwa gusa, nkunda na filime, ariko nubwo ntakunda kuzibonera umwanya cyane. Ikindi ni iki? Ikindi twamanye n'umuntu njye adageze nye tukaba inshuti. Iyo mbonye ahuje n'uwo nicyo nifuza. Oh, ahuje nicyo wifuza. Kuko ngira imirongo ngendera ntabwo ari uwari wese twaba inshuti. Nkawe waba inshuti nta kibazo. Shingiye ku kirere? Ku mirongo yanjye ngendera. Okay, nyine njyewe kwe cyumva ko nabe inshuti. Ucyambira umuhungu w'iseriye, kabiri uri umukozi kuko navuga bake benshi niyo bakora ubuzi. Ujya ubona bavyinubira. Iyo navyinubira ariko urazi ukunda bikunze ukunda akazi. Ikindi ndumvuga is smart, cyakabiri w'isuku. N'ibindi ari genius. Genius c'est smart ni hafa. Okay. Ndakumenya. Oya ntabwo tumenyanye. Jembe mvatumenyana n'umuntu yo. Yiki. Akimbaza nk'ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Tubazanye kugira ngo hari ibyo ushaka kumenyaho simbikubwiye. Hari ibyo ushaka kumenyaho we ntubimbwiye. Ahubwo nko kuzi ikibazo nko kupita icyo ushaka kumenya kuri wowe. Then ntashaka kumenya. Kandi bitari kuza neza. Sure. Nda no kwiga mbizanye. Ntacyo. Ekinga aho imbazo. Ni yenenge wa mu gihe tumaranye gito wambonye. Kuko nta bantu bajya babimbwira tukarisuye gukoza icyo kibazo. Nisa yenenge ufite. Nta muntu ari marayika wana. Shobora kuba utari marayika ariko nanone utari shitani. Okay. Tukadukomeza icyo tugisimbuke. Quality.
tugisemuke nacyo nanone reka ntabwo tugisimbuka ahubwo reka nzakigusubiza ubutaha. rero reka mubwire ntabwo ari upfa nyine kubera ko ibintu byose mubwiye mfite izindi mpamvu zanjye gusa naragerageje ndavuga ndatongana byinshi no gutongana urabizi ko ngewe iyo bigeze kwita kuri mushiki wanjye mu kintu kizima nkanamubwira n'ingaruka ikintu ushobora guhura nazo muri icyo kintu runaka agiyemo so naragerageje ariko umukobwa ikintu yansubije yarambwiye ngo afite undi musore ntabwo byagoye afite undi musore rero kubwira ryari se ubundi mwahuye ryari urumva tumaze kuvugana namusanze muri office haciyemo igihe cyagiye nyiguha ubutumwa ngo munsi ntabwo wese umubwiye kuko ntabwo haje muri musore se gute kandi nyine ibyo nkubwira bwarakeye ndamubwira banza kunyereka ko ari interesse kumva ibyo mvuga ndabimubwira nangije kumubwira ndambwira ati njye mfite undi muntu kandi I'm not ready for that. Very serious? Yeah. Semwara kwa barantengushye mwana. Kana yakoze ibyo wansabye. Wakabaye waramubwiye mbere mwana. Trust me naramubwiye. Ndataraza ntabwo ari ntacyo ntakoze. Bro wakoreka nka video y'ukuntu nashaka no kumukubita. But my sister ngomba kuba amarangamutima ye. Ahubwo reka dutegereze turebe umuntu afite ari inde ibintu bikumbwira mu by'ukuri wasanze afite undi cyangwa no kugira ngo unyikize byiwe. Bro ndikubwira ubutumwa bampaye. Biri official na. Okay. Genda nawe igeragereze ukomeze utsindagira uhatirize nje nkubwira ibyo yambwiye ariko nje nk'umusore mugenzi wawe washakira ahandi kuko sister ndamuzi yafunze umutwe kandi. Koko nawe uri kumwashakira ahandi mwana. Sister wa naramukunze mwana ni mwiza meze neza. Ntabwo nashakira hano wari uzi n'ikindi se ugomba kugerageza uko byagenda kose. Oya uranzi ndazi ko ntajya mva ku bintu urazi ko ntajya mva ku bintu nabizi ngomba kugerageza rero so amahirwe masangiye nashyikije ubutumwa reka nawe ugomba kumfashamo bro I tried kuko ntabwo nshaka azanyumva nabi kandi uhari ugomba kumwumvisha buri kimwe cyose ahubwo n'uwo musore tware uburyo twamumenye ntabwo ariko ntabwo ndashaka kumumenya ntabwo njye mbigutumye no like nanjye ndashaka kumumenya gusa yarambwiye igihe nikigera azamunyereka so ndategereje icyangombwa ni uko ngiye nakomeza kaganiriza mushiki wawe ndabizi ntabwo azabyanga ariko uriya mutipe nta nubwo yari kuba yarantanze kubera ko ntekereje sister wawe kuva na mbere ni naramukunze ariko natinye wowe ko wanabifata nabi nk'abantu turi inshuti natinye wowe mwana bro none ibaze umujama yahise yinjiramo ntabwo tuzigiye bamenyanye so you don't have to blame me ariko ntabwo nacika intege bro gerageza amahirwe yawe ibyanjye narabikoze kandi aho uzankenera ndahari nk'umuvandimwe ufite akazi kenshi muri office turaza gusubira nawe ndakwizeye ampereze bari abantu okay Nko uzi imitima uzgona niyumva nyine ukuntu naniyumva just nese urumva nakagutamika gute kuri garika bya bintu bikorwa n'abantu bakundana soshi nishize umwanya
ariko ntacyo bitwaye ndarishimye no ahubwo ni njye bipanze mwana muhiya njye ntacyo twayambwe ko ndishimye uzashakisha rimwe kanyobwa kwanjye noneho ubundi arabukwe nyine urumva ako nyine ako kibagira ko nkubwiye ahubwo se gusa nyine se kumushaka uwo nifuza sinzi ko namubona ubundi kuba mushaka aho ndamushaka ndamukeneye nta muntu udakenera umuntu ahubwo uwo nifuza namubona afite sheri ntabwo mbizi ariko maybe ko atafite okay ntabwo yediye birashyushye nicyo nkunda yaba inshuti banza umenye nimba afite sheri tumenye uburyo tumuta okay wakwigisha imitwe yo gutereta urangurira iki ngendagura uragura iki nyine dutege nyine ku buryo numara kumugeraho uzaba ati ugasohoka ugafata icyo ushaka cyose biri mu yanjye okay nta kibazo nibishamo musanzwe muvugana sometime ni inshuti yanjye ajyamo kanya rimwe na rimwe tukaganira ubwo urumva habura ikintu umubwire ko umukobwa sinzi uko yabyakiye ntinya ko byakwangiza ubucuti bwacu no shaka kubanza ukamuteguza ukambwira hari ikintu nshaka kukubwira ariko byangiza ubucuti bwanjye nawe cyakunda kitakunda ari serious cyane kubanza ukayimusoza mbwira ati cyakunda kitakunda njye nawe dukomeze turi inshuti ariko gikunze byaba byiza kurushaho none se kumujye mfite ubwoba bwo kumwigira ngo murebe mu maso wagutuma ukayo urangiza ubwoba mbe cyane wagutuma ukabimubwira nizo ubwo urumva ibyo bintu ni ibyakera kujya guteretera undi muntu yawe ngo runaka arambwiye ngo aragukunda byose bimfashe nyine ngenda umuntu wa kera wanyuze ko nakunda ko sociable nganire n'abantu umuntu wa kera tu ibyo ugomba kuba uwo ngo ndagusabye nyemerera ntago nabyemera akeza na telefone tumwandikira message tumusaba umwanya nubona umwanya no bye turi kumwe n'uwo muntu uwo muntu ari around hano ari kundeba nizeye ko ibintu ndi gutekereza atari byo uri gutekereza igitekerezo nibyo nese tu nyine ndatunguye ku buryo utabyo ariko nanone ndabyishimiye jaja nyine ntabwo nzeye ko utari kwiyengagiza wari usanzwe ubibona ubizi ko mukunda ikintu gitangaje nuko nanjye nari ngufitiye ibyiyumviro ushaka kumva umuntu mushiki uvuge sure numvaga natangiye kurakara imbere y'umukobwa wundi niyo mpamvu wagiye kungira inama ntagire inama ungira nakorera orare baby wambonye it's okay nawe yari papa sure I love you too sure how we wicaye ibyo ni deni mu biki okay ngakore kano kantu Jokore. 1 2 Oh!
ko wagira ngo ufite ishyari nta mpamvu yo kugira ishyari Yawe mwana wa mama ntacyo sori kutubona rero iminsi iri imbere sabwe ni kera tinze gutya n'ubwo yatinze gutya ubu ndakibona rero igihe nawe mu kazi uri tuzatumira niyo ugeze none none si amaze kuba mbivuga akazi mu gitondo kansanga ndumva nicaye nziza manzi iyo mukunze muhita sinumva ukuntu nabivuga ariko si ikintu kiri kunsetsa ndi kwibuka njye ni iby'akazi bisanzwe njye ntabwo nta nkunda mfite sinumva ndi kubona cyangwa kandi rero nabwiye bari njye ntabwo njya mvuga ibintu ndabibona kare mbona ibonye kare mvuga uko babonesha udufoto twa hato na hato mike yanga kuva mu kanwa avuga si umujama yanesheje mukuru wanjye umutwe niyo ishyiriye uramujama ararenze urabyumva fresh afite ukuntu ari gentle ukuntu abandi bantu none gahunda ihari fanta yanjye cyambere umva wanze uyitegure twarateze urabyibuka ntabwo ndi buburizwemo rero nindi byose byazanye inyuma ugiye kuzajya uzimuka ushatse azajya nza konsura mukazanza n'ibitunguru shokola sigiye kunerisha utuntu tw'uturabyo twa hato na hato umwana w'abantu bari mu kazi niwe bazagira ishyari azakwica ikibi ni uko yambonana nawe Mwifurije mwifurije gukundwa n'uko nkunzwe mwana urukundo ntabwo rujya kwihisha ni ukuri cyane ko mukarara uzajya ujyana amaraporo utangire mureba n'akana k'umujisho birangira bafashe baje kwica none amana yanjye ariko haranagiye mu kazi ntabwo nagiye ngo bankontorore ngomba gukundana n'unshanze oya wowe nyine uri umuntu mukuru ugomba kubishyiramo ubwenge sibyo ntabwo nzi uburyo nzajya mbasha kwihangana ndi kumureba ndi kumva ugiye kubishyiramo umuriro mwinshi imana genda gake nugenda cyane biraba nyine ubigenza gahoro kandi umutima ntukomeza nyine kumwereka ko ejo umukeneye cyane wamushuhiye nyine azahita abona ko utagira ibintu nyine byo kugira rero ntabwo ari sawa nyine nubwo uba wumva umukunda cyane ugerageza ko nyine kubipunguza ukabigenza gahoro sibyo byo kundazitiro nayo maze iminsi nisinziriye ibintu byo kundaza ibitasi nabyo nkeneye umva ziriya ranje rero iminota mike ahita ahamagara singaho sio navugaga kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi tubakorera kandi imyenda y'ibirori tudodera ibigo bitandukanye amahoteli ibigo by'amashuri amakorari n'abandi benshi DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye abahanzi abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi waba uri kure wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi tudoda n'indi myenda yose tutavuze unafite design urayizana ukatwereka ifoto kandi tugira gahunda abifuza imyenda yuzuye namwe irahari dufite shop irimo icyo wakenera cyose n'amashati meza ya made in Rwanda arahari dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72 iri no kuri WhatsApp DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu wow hari umukobwa
ibyo bashaka ikibazo se karabaye umutima nabuze uko nifata muri iyi minsi meze nk'umwana uri kumwe n'ababyeyi ku minsi mikuru ahantu hose ndi kwishiruka ndi kwisetsa muri dushe ngasanga ndi kwisetsa like I don't know what to do bro nyine n'umwana mwiza koga mwiza sinzi niba ari urukundo cyangwa ari ubusazi but yafashe amarangamutima yanjye yose wowe uracyagira umutima se uracyagerageza ndabona uyu nguyu ari we wowe biremera se ndumva byemeye wowe natsimbuka ibiganiro aho turi kujya wowe biremera abakobwa b'iki gihe niba barabaye iki basigaye bari iki nyegera ntizinabona ko umuntu aba ameze neza bro njyewe ndumva ahubwo vuba ndategura ubukwe ubwo none muri minsi nagutinda ukibona umuntu ukabona ibintu kuvamo iyo umuhanga ahenge biba byapfuye wowe utegura ubukwe kandi ndabona ari we kandi wanjye wowe uwo nabonye umubonye ese ubundi yashize amasaha angahe yashize iminsi ingahe I don't care about hours days icyo nzi cyo nuko ndi mu rukundo okay kandi nari nshaka kumenyesha nk'inshuti yanjye and then umfashe tubicelebrate kuko wenda we byakunze ntegereje gusubira mu ntara akaba ariho njya gushakira byana by'i Kigali byanejeje umutwe ngewe kubera byagenze ntago wabyumva bwira nyine bimeze bite aha amafaranga ndayafite nta kibazo siyo ntekereza ko umukobwa wese ayabonye umusore ufite amafaranga ashobora kumva ko ameze neza ariko undi yaranze n'uwo nagerageje ubundi nawe yaranze man like nyine ntabwo byumva nyine akubwira ko bimeze bite niba atari utazi gutera imitoma simbizi kabisa barambwira ngo ntabwo ngo wasinde tipu yabo mwana usinde ngo happy ntabwo bakunda umuntu umeze nkanjye njye meze gute wese hari ikibazo mbona aho byibuza bro uri umuntu wanjye urabizi inshuti yanjye nzi ko wujuje ibisabwa byose ku buryo umukobwa wari wese yagukunda nanjye nibaza ikibitera kandi ikindi urabizi ko iyo uza kuba utujuje ibyo bisabwa ntabwo nari guha mushiki wanjye cyangwa ngo mbikugiremo noneho uramuzi ukuntu we yangize like nyine ntabwo nanjye ubu ndasobanukirwa gusa ikintu twakora njye nemera ko wenda ari igihe cyawe kitaragera igihe sibyo bigira igihe mwana igihe cy'Imana nacyo kirakora buriya